no vango njye ntabwo nta muntu n'umwe no kuri nafata ku ngufu keretse ko wenda ngenda musaba tugakora jigijigi bikava mu nzira umuntu nshaka ko tujya mu rukundo ni wowe ahubwo uri seriye cyangwa uri shaka kandi arakapara urabona nk'umugabo yicaye gutya yene umugore none nkayo turabiseka nkaka gabori turebe ko nakagwa fresh shawa mugabo ndakundana nawe wallahi siko yabiri kujya iri kujya ni mama yacu namubonye ari kuvuga Fisi byarabawe tshana turabasuje bakunzi ba Kakizo official aho mbere yose impande zose zisi mumeze mute nizere ko mumeze neza buri kumwe natanye nk'ibisanzwe uyu munsi nabazanye icyuki wamubonye suza badukuki para wagwana ese Fisi bonde badutangiye twicaye iyi nyicaro bayitangije ese ndukunda mw'iminsi cyangwa n'ibyari by'abahehisi oya ya Fisi Atweretse gutyo sabihishira gutyo gute umbonye ugashaka kumfatira ngo sinzige ibintu ngo by'amaki ntago nyenye nyatanga oya nacyo nakumarira umva iyo ntuzayo iyo karoti yawe yanyeganyega itanyeganyega aronke ntago mbyito nyiri nayo kimwe giyewe nacyo nakumarira ngashishikara ngaho yihagarikishe neza nayahagare kandi yahagaze ubwo yibwira isinzire uko shana kinayo marira nyine aya ntaho Skoro tipariseri we mari imbere ya kamera tunuru kungana n'ibiki oye bana happy bakunzi bacu ko muri kwibona dutangiranye vibe nisa zini nk'ibisanzwe umutumirwa muramuzi ariko ikiza kugira ngo ikatangira bibwira tubwire n'utunatuzanye kugira ngo tubanyemo fresh sana ya kuko n'ubu ejo hari umunyarwanda waje mu Rwanda utanze kandi wenda niba turi miliyoni 15 mu Rwanda icyo nemera cyo wenda miliyoni 8 ziranze zisigaye n'izindi izo zitanze rero harimo abagiye kubona izo zitanze ntago bihari izo zitanze harimo abagiye kubona ari ubwa mbere yewe banyita Fisi Nyamunini. Yes. Nyamunini na kandi kantu kanyemba niyongereye kuba ko n'ubundi ndi Nyamunini. Nano gatusanga nka Facebook yanjye ni Fisi Nyamunini. Hano wose ni Nyamunini. TikTok ni Nyamunini. Fisi Nyamunini. Ako guwise ngo Instagram ni Fisi Nyamunini. Nana babwira mu flow. Hanyuma YouTube channel yanjye yitwa Shenge TV mbabwira ngo mugende mukoreho subscribe hanyuma mukore no kukazujya kugira ngo muzajye mubona notification hanyuma tubane 5 kwa 5 mbahate filimi mbahati ibiganiro ibintu byose. Okay, nabyumvisha. Abantu ukimara kubibwira no kwamamaza ibikorwa byawe. Ese muri iyi minsi Fisi hagiye training inkuru nyinshi cyane suko wafashe umwana w'umukobwa ku ngufu. Bira bintu ubundi byaje gute byatangiye barakubeshyeye nibyo koko waramufashe nyine tubwire mu ncamo twumvise. Ngewe singewe isindi rufashe rwo ku ngufu. Ubwo se tuvuge ko ari amagambo se ya social media n'amagambo ngira ngo muri iyi minsi hari channel ari YouTube mbonera no kubivuga hari YouTube channel iri kugenda yica abantu cyane cyane twebwe abastar ari je baranyishe ari Gasikire baramwica ari Kibonge Clapton baramwica nose ibyo birahurizwa nuko bakuvuye ko umwana w'umukobwa amufashe ku ngufu kandi ngo ninda ndetse ubu warayimuteye biragaragara nyine ibyo nibyo abindi nyine abantu baba contre succès babashaka kugira ngo badusemereze izina urumva ariko buriya kubaka izina biragora urukumva ariko nyine abo ngabo bavuga urabihora bakavuga icyambere cyo giye bafisi sindafuye oya nyine wenda dusobanuye muri make ese impamvu uri kubihakana nuko neza ko ufite umugore cyangwa ufite sheri niye mpamvu wari umuntu yavuze ngo ngura muntu yakoze ikiburya induru ntago zivugira ubusuko bya bimeze kose subize tubwire nyine ubasobanure nyine nyirizina impamvu nawe ubihakana ko tamufashe ku ngufu no vango nge ntabwo nta muntu n'umwe no kuri nafata ku ngufu keretse ko wenda ngenda musaba tugakora jigijigi
PhD bikava mu nzira nyine bikarangira sibyo ariko yewe iyo dosiye ntabwo ndiho nta n'indi dosiye n'imwe muri iki gihugu cy'u Rwanda nyine ntabwo ngo byigeze bigera muri leta nyine niko kundi nabyumvishe nyine urabyumva nako sijya kugezaho sinagutya biriya rero umuntu wakoze ibintu bibi ntabwo bita bibura kumenyekana bita bimenyekana keretse ariko hakundi hari nk'igihugu kirimo ruswa ariko kitari icyacu cyo mu Rwanda ku buryo watanga ruswa noneho ya ruswa igacecekesha iwabo w'umwana igacecekesha umwana igacecekesha abaturanyi igacecekesha n'abayobozi babimenye sibyo ariko twebwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda turi mu bihugu bya mbere ku isi sibyo byarangije kugira gute gukatira ruswa nyine n'ibyayo kuko ruswa nta keza kayo buriya irarimbagura ku buryo usanga ari ahandi igihugu usanga cyarasubiye hasi twebwe rero mu Rwanda rwacu nta ruswa nta n'ibyo ngibyo nyine by'ubugoryi sibyo wazana ubugoryi wese duhita tuvanaho icyo bita karachinikofu tugahita tumurasa amapumbu igihari nyine barakubeshyira nta muntu mbese Fisi muri iyi minsi ufite umukunzi aho ibyo bintu uvuga ngo ntabwo byabaye kandi arega burya induru ntabwo zivugira ubusa nk'uko nabivuze ngitangira ni iki kintu nyine waduhamisa ko tugati ko ugiye muri iki gihe mpagaze gutya nta bintu by'abakobwa ntabwo muhotera ntabwo ndi umugabo w'inganzwa ku buryo njya gufata umugore nk'uwo nguwo ni ukuri kw'Imana njye sinyamuhotera pe njyewe umuntu cyakoze nakubeshye pe n'iyi Imana ni nabwo ngiye kubitangaza umuntu nshaka ko tujya mu rukundo ni wowe ahubwo uri seriye cyangwa uri shanti tayari wallahi kandi umva dukunese kandi twangwa dukundana na mbere tukanya kugeraho kanyangase ubu ibyo ngibyo tuzayavugira mu gikari ubundi tubishyire mu bikorwa muri make ni itonde uri gushaka usinera amasoni nabirenze ubwo mise ntekereza Toni na Fisi uburyo byaba bimeze uzantambire ngo wishije nko mu buriri ariko sa nk'uhagurukaho gatoya nko mu buriri sa nk'uhagurukaho gatoya nk'ubu nyine ngiye kuguha kandi gutya arakapara urabona nk'umugabo yicaye gutya rero umugore noneho nkayo turabiseka nk'aka kaboro turebe ko nakaguha fresh shawa mugabo ndakundana nawe wallahi siko yabiri kujya ni mama yacu namubonye ari kuzizinya Fisi byaraho we shanti zakundana nawe wallahi warasuru reka dukundane ubundi igihe bavugiye igihe amagambo yavuzwe igihe byavugiwe mbese ngo Toni ngo ni umukecuru ngo nta bagabo agira ngo nta mukunzi gatandukana abagabo umunsi ku munsi ariko reka tuzayibabwira ukuri kw'Imana ariko kundi umukecuru sibyo ni ibiki kundi umukecuru ingingo zanjye zirakora yes just ubu nari nageze muri ya myaka yo gukora umukecuru reka nusuki ubwo ni babanzi ba ubu sari wowe nanjye umukuru ni ko niyeba sibyo bamwe byo ngo ndi umukecuru ngo byacitse bigacika uburondaje turebe sasa Toni ari ikintu kimwe nshaka kubwira abadukurikirana cyangwa se abanyarwanda muri rusange umuntu wese uzakubwira ngo uri umukecuru cyangwa uri umusaza uzamwitegereze uranze kumwitegereza mbwati wowe ufite ikibazo mu mutwe ushobora kuba utuzuye neza mu mutwe kubera iki kubera ko gusaza ni mu mutwe nyine urumva nyine bakunda gukoresha iyo mvuga abantu ngo bakunda gukoresha iyo mvuga abantu ngo gusaza ngo ububi ubundi bya bintu ubundi oya reka mubikure muhagarara gutyo kwita umuntu ngo ni mwe ngo ngira ngo muri kumbona ahangaha agiye Fisi mfite imyaka 39 ndabura umwe ngo ruzuye 40 kandi reba itoto ryanjye sibyo like this mu maso nta byanwa nta gusaza nta minkanya no reba wayibonye ibondo yawe hari abantu bamwe na bamwe muri iki gihugu bajya bavuga ngo bafite itoto harimo na ba Jeskizo ndakuruje ubwo bivuga ko kuba uri mubi ni mu mutwe kuba usaje ni mu mutwe kandi ikindi ni n'amashyari babona umuntu yimereye neza yifitiye utufuresheri bagatangira mwataka ngo ni mubi ngarashaje barajyahe ko ugiye kubona umusheri noneho bishyira kuri gahari urajyahe
bose babireba tuzajya kw'ijuru ritabawe bakunzi bacu rero mwabonye ko shuri zazi ni nk'ibisanzwe udushya ni twa tundi ikintu ngemurutsa gukora ni ukora subscribe comment share kugira ngo muzajye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi mubiga ngaho bababwira nyine turi kugana ku musozo turi kugana ku musozo cyo nababwira abanyarwanda ndabakunda kandi nanjye ndabizi neza ko mu nkunda n'igihugu kinini kibyibuhiye kidafite uwo gisigana nawe cyangwa se uwo dufitanye ikibazo njye nawe ntawe niba uzi ko unyanga mu mutima wawe yivanemo kuko njye sinkwa nashaka byigumane kandi ikindi nubwo tunaziranye nashaka bigumane abyimbe utubuhekenye iby'inyama bimara mu kanwa bikujigiye akazi kawe uzanye inkonda binakubusa ntabwo bitureba hanyuma mbabwira yuko nyine nababwiraga yuko ndi kubategura filimi nziza harimo na filimi zirimo amabuno nyine yatanje harimo ibintu byose hanyuma ikindi kintu nabiyibwirira njyewe namamariza umugabo witwa Magaze Sport Class ariwe Sheikh hanyuma uwo mushehe rero namamariza abantu babiri ikoye batatu uwa mbere mbanze ni Magaze Sport Class uwa kabiri ni Kakizo komeza Magaze Sport Class mbabwira ngo mugeyo musure mugure imyenda ya siporo n'amagare n'ibiki ibintu byose bya siporo uwa kabiri rero yitwa Kakizo Salon hanyuma bakaba bakorera Kicukiro hano muri santere ku isoko handi hari isoko urumva hanyuma ari icyapa bataragera handi imodoka zica munsi hano bacuruza amatelefone ya okaziyo n'amashati imodoka zica hejuru n'izindi zicasi batarahagera bahita binjira baca mu kaboko k'ibumoso kabisa hanyuma hari icyapa ukibona icyo cyapa kiba kiri ku muhanda hanyuma ugahita wamuhamagara kuri nimero ye 07 ndayifite hano nimero ya bosi wanjye ariwe Kakizo 0782 hanyuma 480 913 hanyuma mukaza tukabakorera ubwiza nyaburanga nyaboneka mutagira ngo bakorera bacu umugani mu Kinyarwanda rero ngo uwambaye neza agaragara neza sibyo ari nabyo bavuze ngo uwiyogoshesheje neza asa neza uwikoresheje mu mitwe ubwo ndabwira abamama ndabwira abakobwa ndabwira abantu mwese mukenera gukoresha imisatsi ikindi mbwira n'abamama bashaka gukoresha inzara za nzara zikomeye